mumeze nizere ko mumeze neza turabashuhuje kandi turabifuriza gukomeza kugira ibihe byiza cyane abantu mudukurikiye kuri Arduan nizere ko mwakoze subscribe abantu mutarayikora kandi namwe ntarirarenga ni akantu k'isegonda rimwe gusa ukoraho gutya kuri subscribe ukaba duteye inkunga ikomeye. Hari umuntu uherutse kumbwira ngo nkunda kuvuga ngo nizere ko mumeze neza kuko nibyo mba mbifuriza, mba nifuza ko abantu mudukurikiye mukomeza kumera neza. Nyine se ubu mutameze neza mwadukurikirana, niyo mpamvu nyine mbabaza ngo mumeze neza, mujye munambwira muri comment koko nimba mumeze neza, nimba mutanameze neza kandi nabwo mbasengere ibintu bikomeze kugenda neza. Ni Naomi nk'ibisanzwe kuri iyi channel mba mpari cyane mbazana ibiganiro byiza, ibiganiro byubaka, ibiganiro bituma sosiyete yacu imera neza. Hari umuntu wambwiye ngo ibintu byubaka ngo biba muri kenkayori, ntabwo biba muri kenkayori ahubwo no mu buzima bwacu bwa buri munsi nibyo bituma nyine tubaho nk'abantu, apana kubaho tujabiriye, ni uko tuba dufite ibintu byubaka mu mitima yacu no mu mitwe yacu hose tumeze neza. Nizere ko bimeze neza rero. Hanyuma rero uyu munsi ndi kumwe n'umutumirwa, ni umuntu w'inzobere mu bintu by'uburezi, araza kutubwira byinshi ntagira ibyo mvuga nkamuvugira ibintu nabi. Ni umuntu w'inzobere mu burezi, ubwo ababyeyi mwigire hino, abana mwigire hino, abafite kuba abarezi b'ejo hazaza mwigire hino, mutere agatebe mutere agasonga bugari niko bavuga, hanyuma ubundi twigire hamwe. Turakwakiriye umutumirwa. Murakoze cyane. Yego. Nitwa Teacher Marion. Ndera niho ntuye, niho nigisha. Yego. Rero ishuri rirasanga Ndera, Kibenga sector. Niho ritwa Bright Light School. Yego. Murakoze kuntumira. Hanyuma hari ukuntu bajya bavuga ngo iyo umuntu ngo avuze umutumirwa ngo uhita wumva bigize ibintu bya danje cyane, ngo wagira ngo nyine ni umuntu wumva nyine ubiremereje cyane, ariko nyine uri umutumirwa, sibyo se? Numva umuntu yagusura mu rugo, wakoze cyane kudusura, wakoze kwitabira ubutumire bwacu, ni iby'agaciro kuba turi kumwe nawe. Hanyuma rero tugiye kuganira ku burezi bw'abana, kubera ko niyo segiteri urimo, wowe uri umurezi w'abana rwose, wowe n'abana mbese ni pata na rugi. Hanyuma wowe ubona kurera cyangwa se kuba umurezi cyangwa se kwigisha, reka tuvuge kwigisha wowe wabitangiye ryari ku giti cyawe, ubimazemo igihe kingana? Urakoze cyane. Kwigisha rero ubu ngubu mbimaze mu myaka 8. Urumva yuko mbitinzemo cyane. Ni myinshi rwose. Bimaze mu myaka 8 kuko nabikundaga, kandi no kugeza aya magingo ibyo nkora ndabikunda. Abana ndabakunda, nkunda kwigisha cyane cyane, nkunda kwigisha, ndigisha muri top class, middle class, baby class. Iyo washizemo baby class ndabikora neza cyane kuko nkunda abana. Ukunda abana. Wowe ubona kwigisha ni impano cyangwa umuntu yabyiga nyine akabimenya akabikora? Uko nabibonye kwigisha rero cyane cyane hari umuntu uba ufite impano yo gukunda abana. Yego. Nanone ukajya kwiga kugira ngo ubigiremo ubumenyi. Bya bindi ukunda unabimenye noneho ukabyiga. Rero muri cya gihe ubikunda ukabyiga, bikaba ngombwa yuko byibuze ujya gukora ikintu muri wowe wumva yuko ugikunze cyane kandi ukagikora neza. Nuko rero bimeze. Hanyuma hari umuntu uba atavuga ngo yanga abana ariko atanabakunda nyine ku rwego rwawe, uwo muntu yakigisha abana bigakunda? Ntabwo byakunda. Kubera yuko urabona aba bana twigisha, aba bana twigisha, icya mbere wowe umurezi ugomba kubanza kubereka urukundo. Umwana ukamwereka urukundo, umwana akakwiyumvamo, yakubona akumva nta kibazo, arakwishimiye. Rero kugira ngo umwana umwigisha ikintu agifate, nuko wowe uba wafashe umwanya wo kumugaragariza urukundo. Akabanza akagukunda mbere yuko akunda ibyo umubwira. Kuko iyo yagukunze niho cya gihe
umwana aza akaguhahaga yes teacher Mario akaguhobera ukamwakira wamuhahaga noneho umwana akicara akumva ari comfortable muri we akicara watangira kwigisha kubera yuko muri we aragukunda aricara agafata neza nibyo mwigisha kubera ko agukunda kubera yuko agukunda bivuga ngo abarezi cyane cyane abigisha abana batoya muri nasari wenda pirimeri ho baba batangiye kumenyamo ubwenge mo gake ariko no muri nasari agomba kuba ari wa muntu ufite urukundo pe ahubwo bazagushyira muri bebe ayiwe bebe ndabakunda baby class ndabakunda mu byumve nkunda abana muri jewe nkunda abana pe kuko n'abana bo muri top class nabageze muri mu kubigisha mbigisha nk'abana banje ndetse nkumva mbakunze ari kwigisha muri nasari no kwigisha muri wenda nka P6 jewe wandeka muri class nasari section rwose niho hantu numva nigisha nkumva nguwe neza yego wowe rero mbona ni impano ufite pe ntabwo ari ukuvuga wenda nyine wagiye kubyiga kubera ko wabikundaga ariko ni impano kuko ntanzogera no ku mukobwa wanjye Teacher Marion aba ari Teacher Marion my girl Rinka I love you beautiful girl Teacher Marion loves you so much hanyuma nk'umwana wowe ku giti cyawe ubona ubundi hari ibintu byateye ubungubu kubura ahantu dusiga abana ugasanga umwana umujyanye ku ishuri afite imyaka 2 nk'umukobwa wanjye yatangiye rwose 3 atari yayuzuza ugasanga wenda umutangiye afite 2 n'igice gutyo si ibyo bintu ni byiza cyangwa ubundi umwana yagatangiye ishuri byibuza baby class afite igihe kingana gute kugira ngo bitamugiraho ingaruka mbi urakoze cyane icya mbere umwana agomba kujya muri baby class byibuze afite 3 years afite imyaka 3 aho ngaho biba ari byiza kuko ntabwo agera igihe akarambirwa abo bana b'imyaka 2 aragira igihe kuko aba bimenyereye kuza ku ishuri no ku ishuri kumuzana ndetse by'ishuri ntabwo aba bimenyereye no kumubyutsa igitondo ukumva biramubangamira muri we ariko uyu mwana w'imyaka 3 byibuze aba atangiye gukumbura ishuri kumenyera noneho bigasaba yuko byibuze iyo yaje afite 3 years imyaka 3 biramufasha cyane kugira ngo yicare arebe neza afate ibyo mwarimu yigisha ariko uyu nguyu wa baby class uyu nguyu wa 2 years ni uguheka ndetse abakiri uruhinja ni ukumushakira bwa bundi bwo gukinisha ubukinisho ni uko nguko kamugaragariza urukundo mbese ndumva nasari ni urukundo rwibereyeyo nasari ni urukundo rwose nasari ntabyo kubagora rwose abana bacu ni urukundo bagomba kubona kandi rero aba bana ubona twigisha ubwo nyine bagenzi banje bumvireho umwana ntabwo ugomba kumwereka isura y'uburakari isura ikanganye ikanyaraye umwana akagutinya agira ubwoba akagutinya noneho wowe ugomba kumekinga sure eva uri smile umwana ukamwereka baragora noneho ubwo abantu bigisha abana benshi bose batoya bagoye aba bana batoya burya nubwo bagoye ariko abana bafite ubwenge bazi ko njye na 2 mfite mbona babansaje Jesus Christ bazi unugisha abana 30 ingahe abana bafite ubwenge kuko urabona nabo ngabo batoya cyane batuye iyo wabagezemo ukamuririmba if you are happy and you know clap your hands ubona ndetse bari happy aka clapping hands ndetse ukamwereka love icyangombwa abana bose abe n'umuntu mukuru nawe abashaka raho keya nawe utazikunje kakeya rero abana bato kugira ngo ubigishe bafate neza bagukurikire neza nuko bagaragariza urukundo cyane abarezi rero bagenzi bawe babyumve cyane kuri Bright twese babyumve bagenzi banje babyumve kugira ngo abana bacu bazajye bakunda ishuri cyane ni ukuvuga yuko tuzajya tubagaragariza urukundo kugira ngo byibuze muri iyo sekita nicyo kibazo narigiye kubaza mwarimu yakora iki kugira ngo ba bana yigisha kuko ndikwibuka nko mu gihe cyacu twebwe
hari abana barekaga ishuri kubera inkoni. Abarimu ba kera barakubitaga, bakagukubita byiza byiza by'isuku. Ubu ngubu ngo ntabwo abarimu bagikubita abana cyane, ariko twebwe igihe cyacu baragukubitaga ishuri ukarigikuramo. None ubwo nicyo kibazo nagiye kubaza, ubundi umwarimu yakora iki kugira ngo akundishe umwana ishuri koko aryigamo ariko anarikunda yumva n'akamaro karyo, koko yumva ko agomba kwiga? burya gukubita ntabwo ari uburezi. Gukubita umwana rwose ahubwo uba umwangiza. Bajya bavuga mu kinyarwanda ngo inkoni ivuna igufwa ntivuna ingeso. cyane reka maze nkubwize ukuri. Gukubita umwana umwangiza mu bwonko kandi uba muremamo ikintu kibi cyane. Ariko ikintu wakora kugira ngo umwana yige akunde ishuri ni kimwe gusa, ni ukubanza kwiga kumenya uwo mwana ameze ate, uwo mwana ingeso ze, none se murezi ingeso ze afite ngiye kumufata. Ubwo byakorohera umurezi ndetse kumenya buri ukabanza mwana. kwiga umwana ukamwiga neza, ukamenya umwana urwego ugomba kumushyiramo. Ubwo buri mwana wamumenya uko ateye, ukamenya ko umutwara mu bana 30 ufite. cyane cyane Kubera yuko akazi katoroshye. urabona mu class yanjye top class mfite abana pe, mfite abana n'abandi mubanzanire kuko abana ndabakunze ishuri cyane bagakunda kwiga. Bright light mfite abana, buri mwana ava mu rugo afite ingeso ze. Umwana ava mu rugo bafite uburyo bamufatamo, ukabimanagiye ngo utera abantu bazanye ingeso zitandukanye. bahagera gutyo. Jewe icyo nkora nicyo mbanza kubagira inama, ntangira kudisikasinga nabo nk'abantu bakuru, nkababwira nti ikintu kibi rero, gutukana ni bibi, gukubita mugenzi wawe ni bibi, ndetse nkatangira nkabereka kandi abana bato baba barwana ibintu bibi cyane, nkabereka yuko ibyo ngibyo ari bibi, ntabwo ari byiza. Ariko umwana mwiza agomba gukora iki ngiki, agomba gukora iki ngiki, agomba kwicara muri klasi agakurikira umwarimu, akicara muri klasi agakunda teacher we. hanyuma iyo akubise mugenzi we nawe ukamukubita. No, izi tricks zimbakoresha. Iyo akubise mugenzi we jewe simbakubita, burya baranzi n'impamvu bankunda. Ubwo niyo nama wagira n'ababyeyi barusibye ku ishuri no mu rugo. Umwana iyo akubise mugenzi we nawe ntabwo umukubita. No mu rugo ababyeyi beza rero kambabwiza ukuri, iyo mwakubise abana umwana aradivelopinga ikintu, yagera ku ishuri nawe agashaka yuko agikora nk'uko umwami agikora mu rugo, nawe akajya bakubita. ashaka yuko nk'uko umwami agikora mu rugo, akaza agashaka yuko akubita bagenzi be. Bivuga ngo abana barwana ku ishuri nibo baba bakubita benshi. Rero ni ukuvuga yuko umwana iyo yakubise mugenzi we muhamagare, umubwire uzi yuko icyo wakoze ari kibi, umubwire neza. Gukubita ni bibi, kandi gukubita mugenzi wawe akarira nabyo ni bibi. Rero musaba imbabazi. Urabizi abana, niba uzi ikintu kiremerera abana no gusaba imbabazi. Iyo wamubwiye ngo umusaba imbabazi, ubona umwana atangiye kurira, kuko ntabwo ashaka gusaba mugenzi we imbabazi. Ariko iyo wabimubwiye neza ukamubwira ati rero wakubise mugenzi wawe ariko umusaba imbabazi. Ariko ikintu cyo gusaba imbabazi ubanza kigora. Hari n'abantu bakuru gusaba imbabazi bigorana pe, banza bigoye gusaba imbabazi. Biragora pe. Ni ibintu byoroshye, ariko ni akantu kari small, ariko ni ikintu kiremereye umuntu kugira ngo agisohore. None se wowe wumva inkoni tuzireke burundu habe na gato? Oya, gake karakenewe. Nanone gake karakenewe. Impamvu iyo wamuretse burundu umwana yishiramo. Jewe ntabwo bankubita, nubwo nabikora ntabwo bari bunkubite. Urumva? Noneho iyo yakoze cyane ntabwo yakora kubita ngo uvune igufa. Oya, byibuse umukubitaho inkoni ebyiri, cyangwa icyo wakoze ni kibi, genda usaba imbabazi. Iyo amenye yuko ntabwo usanzwe umukubita, none yakoze amakosa, none wamukubise, no kuvuga yuko icyo yakoze ni kibi cyane kiremereye. Aho ngaho biramworohera kugenda gusaba mugenzi we imbabazi, kandi akaba umwana mwiza bigahinduka. Yego, murakoze. ikiganiro cyawe rwose ndumva kiryoheye, twonze ikiganiro ntukirumare nk'isaha zingahe. Oya, ntabwo turi butire. Ubu rwose ariko ikintu ushaka kubaza, wenda tuvuge umwana ageze ku ishuri
sibyo, ahuye na mwarimu aramureze yego, ariko se noneho nimba atashye umubyeyi afite izihe nshingano ku bijyanye n'amasomo? Ese nawe afite inshingano zo kwita ku mwana ngo arebe amasomo ye? Cyane ko hari n'igihe uba udafite n'ubumenyi bw'ibyo umwana yiga, ugasanga wenda ibyo barimo kumwigisha ntabyo uzi. Nk'ubu nkanjye mba ndeba umukobwa wanjye P1 bariga mara, twebwe twigaga mara tugeze nko mu wa gatatu, urumva? None ubu ngubu mu wa mbere barimo kwiga mara, ubu ndi kwibaza nageza mu wa gatanu nzaba nkikoramo cyangwa nzaba nanjye ndimo kureba nkavuga ese inshingano z'umubyeyi ni izihe ku myigire y'umwana? Ese wenda nimba ari ku ishuri nyine ubwo kwigisha ni ibya mwarimu, hari umubyeyi avuga ati njye ntabwo nize ubwarimu, mba nishyuye minerivare kugira ngo bamwigishe, none njye mbijemo nte? Ababyeyi nyine dufite izihe nshingano, watubwira iki? Murakoze cyane. Ababyeyi beza rero inshingano zanyu ni uko iyo mwana bamuhaye waka kuva ku ishuri, ntabwo uwo mwana yayizana ngo ayifate ayishyire mu cyumba ajye mu bindi ayihorere. Iyo umwana yazanye waka, wowe nk'umubyeyi uramubaza ntese baguhaye waka ku ishuri ni iyihe se? Zana turebe. Nubwo utabizi umwana ntabwo wamwereka yuko utabizi. Oya, umwana uramubwira ati rero zana turebe, nyereka waka iyo baguhaye. Umwana yayikwereka ukayireba, ukamubwira nti use ahangaha, nubwo waba ukizi rero ushaka kumubaza ese ahangaha se bimeze gute? Bimeze gute? Ahangaha ticya yakubwiye ngo iki, yakwigishije ngo bavuze ngo iki? Ndetse umwana ukagerageza kumubwira kugira ngo yibuke umwarimu ibyo yamwigishije, noneho umwana agakora. Wowe wicaye aho ngaho, umwana kuba abona mama we cyangwa papa we yicaye aho ngaho, byonyine waka yayikora akayirangiza, yaba atabizi, byonyine waka yayikora akayirangiza. Yes, kubera yuko niba muzi ikintu umwana yishimira mu mutima we, ni umubyeyi we, kuba akora ikintu abona umubyeyi we mu rugo amuri iruhande. Ariko iyo wafashe umwana akazana waka ntumubaze, ukamureka umukozi, ukohereza umukozi, umukozi ari bubakoreshe jyewe ndumva ntarushe rwose. Ntuzi niba yanayizanye, ntabwo uzi niba yayizanye, ntabwo uzi niba bamuhaye, ntacyo uzi. Hari ukuntu nyine ababyeyi bitwaza ngo rase njye ko ntize, ko njye ibyo biga ntabizi, ubundi nagenda nkamufasha iki nanjye nabyo. Byibuze ababyeyi, jyewe njya ngira amahirwe y'ababyeyi beza, akagutelefona akakubwira nti ese ticya umwana yazanye waka iyi ngiyi, ariko ese iyi ngiyi yagombaga kuyikora gute? Noneho jyewe nkamufasha. Kenshi iyo umwana yagerageze kugira ngo akubaze ikintu utakizi, telefone umwarimu, umubaze kugira ngo umwana mumufashe. Kuko abarimu mugomba kuba muri babiri, umubyeyi n'umwarimu wo ku ishuri. Murakoze. Hari impamvu nyikubajije, hari nk'umwana nabonye mu ikaye ya mate niyo narebyemo, mbona ntabwo ajya akora homework, habe buri munsi tica ashyiramo zero, noneho tica nimba yageze ahantu akarambirwa ahita yandikamo ngo mubyeyi jya ufasha umwana gukora homework. Urumva? None nkibaza kugeza aho n'umwarimu akwandikira nk'umubyeyi akubwira ngo jya ugerageza ufashe umwana akora homework, ubwo urumva umwana nawe yaraza agaterera icyo, yaba uri umubwira nawe ngo kora, basi bose bakabyihorera. Ubwo rero ababyeyi nizere ko babyumvishe ko bagomba gufasha abana, nta mpamvu yo kwitwaza ngo wowe ntabwo wize, mu biruhande umwereka ko unabizi kandi urimo no kumubeshya, ariko nta n'ibyo uzi, ariko byibuze ugerageze umwereke kuri ruhande rwe, sibyo? Hanyuma tica kindi nashaka kukubaza, tuvuge hari nk'umwana uba ufite nk'ukuntu ameze wenda atandukanye n'abandi, wenda afite nk'ingeso nziza cyangwa se nyine ko akunda umwana aba ari umwana mwiza pe 100%, none ugasanga umwarimu arimo kumutonesha, hahandi gutonesha uri kubyumva, nyine kumukunda kurenza abandi, hahandi n'abandi bana bagenzi be babibona ko uwo mwana mwarimu hari ukuntu amukunda, ngo uriya ngo tica ngo ntabwo ajya amukubita, ngo nubwo yaba yasakuje ngo ntabwo amukubita, ngo nubwo yaba yabyishe ku kibaho ngo we ngo aramukopeza. Ibyo abandi byumva nyine abana babivuga ngo kanaka ngo ntabwo we bamukubita, ngo na tica ngo aramukopeza. Ibyo bintu ikintu bimbwira. Urakoze cyane, ariko jyewe ku ruhande rwanjye ibyo ngibyo ntabwo mbisapotinga. Yes,
abana bose ni abana kandi iyo washizemo kugira ngo uyu mwana arankunda cyane cyangwa ndamukunda cyane reka murutisha abandi kuzana amarangamutima waba ubyishe wabyica pe kandi n'abandi bana barabibona. yes byashoboka yuko muri wowe umwana umukunda n'umwana akabireba yuko umukunda ariko mu bandi bana ukamwereka yuko agomba kuba nk'abandi umukunda kimwe n'abandi ntamenye yuko umukunda wenyine cyane kurusha abandi sibyo se rero nuko bigomba kumera abana bose n'abana hahandi akoze dufute ukamukosora ukamubwira ati ariko reka manze nkubwire ibi ngibi ntabwo ari byiza kandi rero ntabwo mushyiraho hariya ku ruhande ngo mukosore wenyine kuko aramenya yuko ushaka kumushyira mu bana bandi kugira ngo abana bamenye yuko yakoze amakosa ukamuhanira ukamubwira nti rero nawe wakoze amakosa aha ngaha n'aha ahubwo saba imbabazi urumva aho ngaho umwana arihutira gusaba imbabazi. Hanyuma nkawe noneho ubu nabonye umurezi mbaza ibibazo byose numva nshaka kuko nanjye ndacyari umubyeyi mfite abana bato ndacyafite mbese urugendo rurerure ndacyafite ibibazo byinshi nibaza nawe ndagufite nkakubaza ariko se no nk'umwana hari ukuntu umwana w'imyaka 2 gutyo mbese hagati y'2 n'3 gutyo aho ngaho hagati hari ukuntu abona afite utuntu tw'udukonfidensi agashaka ngo ikintu akoze mbese ameze nka boss aho ngaho afite udukonfidensi nyine turi hejuru ese umuntu yamukosora gute atamuhutaje? Murakoze cyane. Rero umwana umeze gutyo cya mbere ni uko hari ibintu nawe ugomba kumurinda. Ikindi cya kabiri uwo mwana iyo yabikoze kuko bitewe n'imyaka arimo biramufosinga kugira ngo abikore muri we, ariko wowe nk'umurezi cyangwa umubyeyi icyo ugomba gukora ni ukumwereka iyo yakoze kibi ntukore iki ugakura hebi ukamwereka iki ni kibi. Burya umwana atangira muri 2 years muri iyo myaka aba afite n'ubwenge agenda agira ubwenge. Iyo wamwangiye ikintu kibi arakireka. Yes umwana arakireka pe. Rero bikagusaba yuko byibuze uwo mwana umutraininga akiri muto ukamwigisha ukagenda umwangiza ibintu bibi akanga ibintu bibi akamenya yuko hari ibintu byiza umubyeyi akunda cyangwa umwarimu akunda. Ariko rero ukamurekera bwa burenganzira nta pana byo kumukubita rwose. Jewe ntabwo nshigikira gukubita adakoze ku kintu ngo ukubita intoki. Abarimu banje mu byumve ntabwo nshigikira gukubita pe. Ntabwo iyo yakoze ibibi umwana mbwe ngo ya kibi icyo ngicyo ni kibi wareba yongeye kugikora oya ni kibi ni kibi ni kibi insistinga kumubwira yuko ari kibi ni kibi wagira gutya wareba akomeje kukijya gikureho. Yes kuko hari ukuntu ubwira umuntu umwana ikintu uyu munsi urakimubujije ejo akagisubiramo ejo bundi akagisubiramo mbese mugahora muri uyu mwana ubundi ubu ni gatiki. Bivuga ngo biri normal ni ibisanzwe ku bana ntabwo bisanzwe mu bana bisanzwe mu bana uko natwe abo twigisha uyu munsi uramwigisha icyo wamwigishije ese yakora amakosa hariya kandi bari bafite 5 years je wabo nigisha 5 years yakora amakosa ahangaha ukamureka ukamubwira ngo ni kibi ni bibi ni bibi ni bibi ejo yagaruka icyo wamubwiye yuko ari kibi ahubwo usanga ari cyo yakoze yongeye nanone akakora akagisubiramo. Yes rero iyo cyabaye gutyo icyo kora wowe nk'umurezi mwiza umwana ushaka gukuraho cya kintu cyangwa ukagira ikintu niba yakundaga bombo bana bakunda za bombo biscuit cyane cyane kugira ngo umwana uri yamenye ubwenge bireke ushaka nko kugura gwa biscuit wabugura ukakazana biscuit ukaha abandi bose kamwe nti rero wowe ndakuretse kuko wakoze amakosa ukamuhana. Icyo nicyo gihano cya mbere ahubwo ati rero wakoze amakosa then abandi bakari yabareba bari mu kurya akaza akakubwira teacher mbabarira noneho nawe nk'umwarimu ukamubabarira kuko ubozi yuko yamenye yuko icyo yakoze ari kibi noneho ukamuha wamuha ubutaha ntabwo yongera kuko amenya yuko nuzana biscuit ntabwo uri bumuhe kuko aba yakoze amakosa. Icyo nicyo gihano
instead of bivuga ngo ibihano ni utwo tuntu duto duto umubujije ikintu runaka wowe korayo ikindi kintu cyatuma areka kiriya hanyuma ubwo arakaye noneho byanyabyo akarakara agafunga isura akamara nk'umunsi wose atavuze byakunda se ntabwo byakunda abana kenshi baba ari abaziranenge ntabwo baba bagikomeza ibintu abana rwose ni ba marayika bigira intambara abana ni beza cyane pe hanyuma akandi kabazo nibagiye kubaza umwana mwiza gutya ku isura sibyo hari ukuntu umwana aba ari mwiza none mu bandi wa muntu ugahita ubona rwose ko atandukanye n'abandi ese ni byiza nk'umubyeyi cyangwa se nk'umwarimu kubimubwira ko ari mwiza hari ukuntu bamwe bavuga ngo ushaka kumubwira kugira ngo umutere kuraje umutere imbaraga abandi bavuga ngo kubimubwira byamuzanira ubwibone akumva ko ari umuntu wa danje mbese ari uwahatari ngo ari igitangaza wowe nk'umurezi noneho bitubwira ibyo bintu ku ruhande rwanjye ndabona umwana iyo wamubwiye yuko ari mwiza agira ubwibone rero ndumva yuko kuko aba arumva yuko yambwiye yuko ndi mwiza akumva yuko nyine ni igitangaza abandi bose arabaruta ahubwo njyewe ndumva yuko hahandi wowe ubireba yuko ari mwiza yesi ariko ukamubwira yakora nk'akantu cyangwa yambaye nk'akantu ukamubwira you are smart hanyuma aje kubaza ngo teacher cyangwa se mami ndi mwiza ukamubwira ngo ntabwo niba bimubwiye uri mwiza ariko rero nubwo uri mwiza rwose ugomba uri mwiza ariko nubwo uri mwiza rero no mu ngeso ugomba kuba mwiza twakoze ko ari ibyo ahubwo ako kantu ntabwo uzaba mwiza inyuma gusa imico yawe ari mubi ari mibi cyane uvuga ngo uzaba mwiza no mu ngeso kaba umwana ako kantu rwose ni sawa hanyuma teacher reka tugushimire urakoze cyane urakoze ariko kandi kubera ko uri umuntu w'abana uri mu bana si wagenda usura abana bawe abana banjye abana bo muri Bright Light ntangiye kuri My Girl Linka Justin abana mwese ba Karabo abana bo muri Top Class Mona Top Class Morgan I love you mwese abana banjye bo muri Top Class abo ntavuze amazina burya ntabavuze amazina ubwo bazambaza teacher jewe kuko utamvuze mwese ndabakunda mwese abana banjye Imana ibaha ubwenge Imana ibarinde ibaha ubuzima buzira umuze abantu bose bo kuri Bright turabashuhuje abarimu bose bo kuri Bright yes baticha bagenzi banje cyane unsuhurize Murava ndamukunda abo nabo muri Nasani teacher Justin ndabakunda teacher Zoze ndabakunda mwese abo muri Bright Light mwese ndabakunda na headmaster wacu yego rwose bakomeze baduhere abana uburezi bufite ireme rero mwakoze cyane mwamwe mwadukurikiye mwumvisha inama nyinshi mwakuyemo hano nizere ko mwize nanjye nize ko mubyeyi ndacyafite abana batoya rwose njyeweho mana ndacyafite byinshi byo kwiga ariko nizere ko namwe mudukurikiye hari ibyo mwakuyemo reka tubashimire mwakoze abantu mwabanye natwe tubashishikariza gukora subscribe kugira ngo mukomeze muri n'ibindi biganiro byose tugenda tubagezaho byiza kandi n'ukuri bibanogeye ubundi ikiganiro naho ubutaha bye bye.